Twongeye gushima Imana umuryango mugari wo kubaha Uwiteka TV. Dushimye Imana uyu mwaka kuko Imana yaturinze ibintu byinshi, iturinda uburwayi, iturinda impanuka, iturindira mu kazi. Twongeye gushima Imana cyane. Twongeye gushima Imana ikindi twari tumaze igihe tutabagezaho ijambo ry'Imana, ariko twongeye gushima Imana ariko twongeye kugaruka tugarukanye imbaraga. Hariyo mpamvu tugiye kubagezaho ikiganiro cyitwa Ikinyoma ni iki. Wowe ukurikiye kuri kubaha Uwiteka TV, aka kanya urakanda kuri subscribe, umanuka ukande kuri like, ukomeze ugere kuri share, ugere kuri comment. Urabutejeje umurimo w'Imana imbere. Ngewe ugiye kwagezaho ikiganiro nitwa Niyigene Emmanuel, nkaba ndi kumwe n'umuvuga butumwa yitwa Nyiranzabahimana Sophie, akaba agiye kutuyobora ku isengesho ndetse anatugezaho ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kumva ijambo ikinyoma ni iki. Kuko ikinyoma kidukura mu masezerano kandi Imana yaduhaye amasezerano. Turagira ngo turangize uyu mwaka wa 2025 twinjira mu mwaka wa 2026 twinjira mu masezerano yacu, nta cyaha na kimwe dufite, nta kuriganya guhari. Ari nayo mpamvu tugiye kumva ikinyoma ndetse twumve n'uburyo dushobora kuba twakivamo. Karibu umukozi w'Imana Nyiranzabahimana Sophie. Tubane dusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje kubera ko wabanye natwe mu minsi yose yatambutse. Warinze ubugingo bwacu, warinze imibiri yacu, tubasha guhumeka kandi tukagendera mu isi y'abariho nuko wabishatse. Ushimwe uyu mwanya rero, turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umanuke uri ubutatu butagatifu, ubane natwe muri iki kiganiro, mu ijambo ryawe umanukiremo kugira ngo amatwi yose abasha kumva, abashe guhinduka kubw'ijambo ikinyoma. Umuntu wese abashe kuva mu kinyoma, umuntu wese abashe guhinduka, abashe kwakira ubwami bw'ijuru. Urakoze rero Yesu, komeza ubane natwe, komeza ucunge umutekano wacu, ni kubw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Mukozi w'Imana Nyiranzabahimana Sophie, ku ndirimbo waduteguriye waturirimbira kugira ngo tuze kumva ijambo ry'Imana. Katuririmbe bice bikeya by'indirimbo ya 91 mu gushimisha. Ayigitare cy'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Amazina maraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinduka undi, n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinduka undi. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wampfiriyeho, niwo njya niringira, uwo wampfiriyeho niwo njya niringira. Dore namba y'ubusa ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza
ndagushakaho ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa. Amina. Imana ishimwe cyane. Karibu ku ijambo ry'Imana utwinjiza ku ijambo ikinyoma, tusobanukirwe ikinyoma ni iki. Karibu ku ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana Sophie. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 11, turahera ku murongo wa mbere tugere ku wa 5, tuze gusimbuka tusome uwa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Icyaha cya Dawidi. Nuko umwaka utashye mu gihe abami batabariraga, Dawidi atuma Yowabu n'abagaragu be b'Abisirayeli bose barimbura Abamoni kandi bagota i Raba. Ariko Dawidi we yisigarira i Yerusalemu. Bukeye nimugoroba Dawidi yiyambuye ku gisasiro aza agendagenda hejuru y'inzu y'umwami, maze ahagaze hejuru aho abona umugore wiyuhagira. Yari umugore mwiza w'ikibengukiro. Dawidi amubonye atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we. Maze umuntu aramubwira ati, si Betisheba mwene Elamu umugore wa Uriya w'umuhiti? Nuko Dawidi yohereza intumwa ziramuzana iwe, bararyamana. Yari yitunganyije akiza imyanda, maze asubira iwe. Bukeye arasama atuma kuri Dawidi ati, ndatwite. Murongo wa 14. Bukeye bwaho mu gitondo Dawidi yandikira Yowabu urwandiko, ararumwoherereza, aruha Uriya. Yandika kuri urwo rwandiko atya ati, mushyire Uriya imbere aho urugamba rukomeye cyane, maze mu muhane bamutere apfe. Mwakira ijambo ry'Imana. Amina. Amina. Turaryakiriye. Imana ishimwe cyane. Amina. Uyu mugabo witwa Dawidi ni umugabo Imana yashimye mu Bisirayeli. Igihe Abisirayeli bari bamaze kwanga kuyoborwa n'Imana ndetse n'abahanuzi, bo ubwabo babwiye Uwiteka bati, turashaka kumera nk'abandi, turashaka ko natwe udutoranyiriza umwami, natwe tukamera nk'andi mahanga. Hanyuma Uwiteka yumva gusaba kwabo, kubera ko abantu n'abo Uwiteka ntako yari bubagire. Irangije rero Uwiteka areba mu Bisirayeli, abonamo Dawidi umuhungu wa Yesayi. Hanyuma uwo Dawidi yari umushumba uragira intama, ngo yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Ndetse Uwiteka amwitegereje abona yuko azashobora gukora umurimo w'Imana mu Bisirayeli. Amina. Nicyo cyatumye Uwiteka atuma umuhanuzi, aramubwira ngo agende ajye mu nzu ya Yesayi ajyana amavuta mu mperezo, hanyuma narangiza ayasuke kuri Dawidi. Imana itugirire neza. Amina. Hanyuma uwo mugabo witwa Yesayi yari yarabyaye abahungu 7. Abo bahungu 7 hakaba harimo n'uwo nguwo witwaga Dawidi. Ariko Dawidi we ngo yari yaragiye kuragira intama mu ishyamba. Uyu mugabo witwa rero Samweli yajyanye amavuta mu mperezo, ariko abo bagiye bamuzanira bose Uwiteka akabagaya. Ni ukuvuga ngo Uwiteka yajyanye na Samweli kwa Yesayi.
haleluya, amina, Imana itugirire neza. amina, Hanyuma bazanye umusore mukuru, Uwiteka aramwanga. Uwo yari yarize igisirikare, yari umuntu ukomeye, ngo yari muremure, ari mwiza ku ishusho, ariko Uwiteka arebye mu mutima aramugaye. Bazana n'ukurikiyeho kugeza igihe abahungu ba Yesayi bari bari mu rugo barangiye, hasigara uwo nguwo wari uri mu ishyamba. Hanyuma Samweli aravuga ati ntabwo turi bujye kurya uwo nguwo muvuga usigaye ataraza. Dawidi rero yaraje, Uwiteka atangaza yuko bamusukaho amavuta. Uwo nguwo niwe waje kugabirwa ubwami, asimbura Sawuli. Ageze rero ku ngoma, igihe cyaje kuzagera habaho urugamba. Habayeho urugamba, we yohereza umugaba w'ingabo, yohereza n'abasirikari, ariko warasigara. Icyo gihe ngo hari hariho itegeko yuko niba igihugu kiri kurwana, abasirikari batabaye, nta musirikari wemerewe kuryamana n'umugore. Imana itugirire neza. Hanyuma rero uyu mugabo witwa Dawidi we yari yasigaye. Noneho ngo bugorobye ngo atambagira hejuru y'amazu ye, ariko ngo abona umuturanyi rero ngo yari ari kwiyuhagira. Uwo nguwo yari Betisheba, umugore wa Uriya, kandi Uriya yari umusirikare yaragiye gutabara. Hanyuma umwami yirengagiza itegeko ry'Imana ryari rihari yuko nta mugabo ukwiriye kurarana n'umugore we. Rero amaso yiwe agira irari, abenguka uwo mugore, amutumaho aramuzana, baranaryamana. Abakoze icyaha cy'ubusambanyi, akora n'icyaha cyo gusuzugura itegeko ry'Imana. Noneho ngo birangiye, wa mugore aza kuzamutumaho yuko yasamye inda. Birumvikana yuko ubwo urugamba rwamaze igihe kirekire, rwamaze amezi menshi. Ariko noneho Dawidi agira ubwoba, aravuga ati uyu mugabo nagaruka mu rugo rwe agasanga umugore we atwite, bizateza ikibazo. We yigira inama mu mutima yo guhamagaza Uriya ngo ave ku rugamba, agaruke mu rugo, agaruke ibwami. Ni ukuvuga ngo Dawidi we yari ahishe ikintu mu mutima gikomeye, kitagaragariraga abantu, kitagaragariye Uriya, cyari kizwi nawe n'uwo mugore Betisheba. Aramuhamagara ngo aze mu rugo. Mu kuza rero, we yashakaga yuko Uriya agenda akajya kurara iwe, noneho umwana yasavuka akitirirwa Uriya. Imana itugirire neza, amina, Imana idufashe. Ariko noneho Uriya yaraje, amaze kuza rero, we yubaha itegeko ry'Imana ryari rihari, yanga kujya iwe, ahubwo yiraranira n'abagaragu b'umwami hanze. Hanyuma umwami abimenye, aramureka asubira ku rugamba, arongera amutumizaho bwa kabiri, nanone aranga. Kandi noneho icyo gihe Dawidi yakoze icyaha gikomeye ku nshuro ya kabiri, yamunywesheje inzoga ngo aramusindisha, kandi kunywa ibisindisha n'inzoga ntabwo byari byemewe. Imana itugirire neza, amina. ariko gusinda kwa Uriya ntabwo byatumye yirengagiza ibwiriza ryari rihari, ahubwo n'ubundi yarakomeje aragenda ajya kuryamana n'abagaragu b'umwami. Dawidi amenye neza yuko Uriya yanze gukora icyo yamusabye, nawe yanditse urwandiko, yandika bati Uriya mumushyire imbere, kandi mumushyire ahantu urugamba rukomeye, nimurangiza mwese mumwitaze mu muhanda, kugira ngo urugamba ruze kumukomerera bamwice. Ubwo Dawidi abakoze icyaha cya kane cyo kwica Uriya n'ubugambanyi nk'ibyo byose. Uriya rero yaje gupfa koko, baramuhanye. Imana itugirire neza. Aha hantu iri jambo riratwereka yuko hari ikinyoma cyari cyihishe mu mutima wa Dawidi.
hari ikinyoma cyari cyihishe mu mutima wa Dawidi cyatumye abasha no kwica umusirikari we, cyatumye abasha gukora icyaha gikomeye, agira ubugambanyi. Imana idufashe. Mwakira ijambo ry'Imana. Shimiye Imana. Tugiye rero kurebera hamwe icyaha cyitwa ikinyoma. Icyaha cyitwa ikinyoma Dawidi yakoze, n'abandi bose baragikora. N'abandi bose baragikora. N'icyo gihe ntabwo ari Dawidi wabeshye wenyine, hari n'abandi babeshye. Noneho tugiye kureba ikinyoma ni igiki. Tugiye kureba se ikinyoma ni igiki. Ikinyoma ku ijambo ry'Imana, ikinyoma kirimo ibice bibiri. Hari ikinyoma ku ijambo ry'Imana, hakaba n'ikinyoma abantu bajya bakora cyangwa bajya bagira, ariko gishingiye ku biganiro bisanzwe. Duhere ku kinyoma ku ijambo ry'Imana. Ikinyoma ku ijambo ry'Imana bivuga guhindura cyangwa kuvuga ibitari byo ku byo ijambo ry'Imana Bibiliya ivuga. Ahangaha bikagaragara mu muco w'iyobokamana ko ari ukubeshyera ijambo ry'Imana, kandi kubeshyera ijambo ry'Imana ni ikosa rikomeye. Icyo gihe iyo ubeshyera ijambo ry'Imana, hari ikintu uba uri gukora, uba uri guhindura ukuri bwite iryo jambo ry'Imana ryari rigenewe kuyobora abantu. Ikindi kandi uba uri kuyobya abandi bakava mu kuri. Icya gatatu, uba uri kwerekana ko kubaha Imana bitakurimo. Imana itugirire neza. Ikinyoma ku ijambo ry'Imana gishobora kugaragara ryari? Gishobora kugaragara mu gihe wowe usoma ijambo ry'Imana, ariko noneho wamara kurisoma ukariha inyito cyangwa se ukariha ubusobanuro butajyanye n'iki ijambo ry'Imana ryashakaga kuvuga. Hanyuma ushobora kurisoma, noneho warisoma ukongeraho ikindi kintu mu bisobanuro byawe, ugasoma rya jambo ry'ukuri, ariko ukajya wongeraho utundi. Icyo gihe biba biri kugaragara yuko usoma ijambo ry'Imana ariko ukongeraho n'ibitekerezo byawe. Hari ukundi kuntu ushobora kubeshya mu ijambo ry'Imana. Kubeshya mu ijambo ry'Imana ni ugukoresha Bibiliya y'ijambo ry'Imana mu nyungu zawe, ubizi neza kuba winjiye mu gusoma ijambo ry'Imana ari inyungu zawe wishakiramo icyubahiro, wishakiramo amafaranga, cyangwa se wishakiramo ubuyobozi. Nabyo bijya bishoboka. Hari ukuntu abantu bashobora kwinjira mu gusoma ijambo ry'Imana cyangwa se bakajya mu nyigisho za Bibiliya, ariko mu by'ukuri badakurikiranyemo agakiza, badakurikiranyemo no guhinduka, badakurikiranyemo inyungu y'ijambo ry'Imana cyangwa imbaraga ziririmo zabasha guhindura imibereho yabo, ahubwo akabijyamo kuko azi neza yuko nasoza iryo shuri azabona akazi. Icyo gihe uba uri guhindura ijambo ry'Imana, uri kuriganisha mu bintu bitari byo. Urugero, hari ijambo ry'Imana Pawulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ati kubw'inda yawe yakunaniye ujye unywa gake. Ariko abantu b'iki gihe bararisoma, bamara kurisoma bakariha insobanuro bavuga yuko Pawulo yabwiye Timoteyo kuzajya anywa inzoga, ndetse rimwe na rimwe bakitwaza kubw'iyo nda yakunaniye, bakitwaza ko niba umuntu afite intege nkeya z'umutima zitamwemerera kureka inzoga, bakumva yuko Pawulo yabishyigikiye. Icyo gihe iryo jambo ry'Imana bakaba bariganishije ku cyo bitashakaga kuvuga. Imana idufashe. Hari imirongo yo muri Bibiliya
yerekana ko tutagomba rwose kubeshya mu ijambo ry'Imana. Iyo dusomye mu byahishuwe ibice 22 umurongo wa 18 n'uwa 19 haravuga ngo umuntu wese uzongeraho ikintu icyo ari cyo cyose, Imana izongeraho ibihano byanditswe muri icyo gitabo. Ni ukuvuga ngo umuntu nafata ijambo ry'Imana akaryongeraho ikindi kintu yishakiye kitari ijambo ry'Imana nyine, Imana nawe izamwongereraho igihano ku bihano yari kuzahabwa. Imana izamwongeraho igihano. Kandi umuntu wese uzakuraho ijambo iryo ari ryo ryose riri muri iki gitabo, Imana izakura umugabane we wo mu gitabo cy'ubugingo. Umuntu nagabanya ijambo ry'Imana agashaka kuritubya, ntarigaragaza uko riri, Bibiliya iravuga ngo Imana nayo izakuramo umugabane we wari wanditse mu gitabo cya Bibiliya. Haleluya. Amina. Imana idufasha. Ahangaha birasaba yuko umuntu wese agomba kuba maso, kubera ko ijambo ry'Imana ntago ari ryo gukinishwa cyangwa gukoreshwa uburyo bwose umuntu yiboneye. Uyu murongo uravuga yuko kongeraho cyangwa gukuraho ku ijambo ry'Imana ari icyaha gikomeye. Iyo dusomye mu Migani ibice 30 ku murongo waho wa 5 n'uwa 6, ijambo ry'Imana ryose ni iry'ukuri. Haravuga ngo ntuzongereho ijambo na rimwe kugira ngo atazakugaya ukaboneka ko uri umubeshyi. Imana y'ubwayo yarivugiye, iravuga ngo ku magambo yanditse muri iki gitabo, iki gitabo cyitwa Bibiliya yera y'Imana, haravuze ngo mu Migani 30 umurongo wa 5 n'uwa 6 ngo ntuzongereho ijambo na rimwe kugira ngo Uwiteka atazakugaya hanyuma ukaboneka yuko uri umubeshyi. Ubusobanuro nuko kongerera Imana amagambo ari nko kuyibeshya. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Iyo turebye muri Yeremiya ibice 23 ku murongo waho wa 16 hari amagambo avuga ati nimwumve amagambo y'abahanuzi babahanurira, barabahenda bavuga ibyavuye mu mitima yabo atari iby'Uwiteka yavuze. Ahangaha bigaragara yuko hari abantu babeshya yuko Imana iri kubavugiramo, cyangwa se yuko ari umwuka w'Imana wabasuye, ariko mu by'ukuri bakaba bari kuvuga ibintu by'ibitekerezo byabo bishingiye ku byo bifuza no ku nyungu zabo zitumye basohora ibitekerezo byabo. Ahangaha bigaragaza ko kuvuga ibyo umuntu yiboneye nk'aho ari Imana ibivuze ari icyaha gikomeye. Iyo turebye mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo ibice 4 ku murongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo hari igihe kizaza abantu batazihanganira inyigisho z'ukuri, ahubwo bakiyegereza abigisha bababwira ibyo bishakira, bakinezeza mu byo bababwira. Imana itugirire neza. Amen. Muri iyi minsi ni ukuba amaso, kubera yuko Bibiliya ijambo ry'Imana ryagaragaje ibizabaho mu minsi y'imperuka, rigaragaza ko hari abantu bazaba batakemera ukuri, bazaba batakemera inyigisho nzima, bazaba batakemera inyigisho y'Imana, inyigisho ivuye ku Mwuka Wera,
ahubwo bazaba bakeneye kumva mu matwi yabo ibintu bibanezeza cyangwa se bijyanye n'irari ryabo ry'ibyo bifuza. Aho ngaho uzasanga yuko umuntu uzabwiriza abantu akababwira kureka inzoga, kureka ubusambanyi, kureka ubugambanyi, kureka ubugome, kureka kubeshya, uwo muntu bazamwanga. Bazamwanga, azagira abakunzi bake, ba bandi bakunda ijambo ry'Imana. Abantu b'iki gihe rero bashaka nyine iyo nyigisho ibasunikira mu busambanyi, ibasunikira mu uko kunywa inzoga, ibasunikira mu gusenga batiyirije ubusa, ibasunikira mu kudatanga umwanya wabo wawuha Uwiteka, ibasunikira kudafata igihe ngo bajye mu rusengero. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko iminsi igenda irushaho kubegera mujye murushaho guteranira hamwe kugira ngo musenge Imana, mwungurane ku bitekerezo. Ariko mu minsi y'imperuka hazaduka izindi nyigisho zivuga yuko guterana atari ngombwa. Imana itugirire neza. Iyo dusomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 ku murongo wa 1, tuhasangamo amagambo avuga ku bigisha b'ibinyoma. Hazabonekamo abigisha b'ibinyoma bazinjiza mu bantu inyigisho zitesha ukuri. Hazabonekamo abantu bazana inyigisho itemera ukuri. Imana idufashe. Amen. Imana itugirire neza. Aha ngaha turasanga yuko kwigisha inyigisho y'ikinyoma cyangwa kwigisha ijambo ry'Imana mu buryo bw'ikinyoma ari ukurwanya Uwiteka, ari ukurwanya umwuka w'Imana. Aya magambo yose nk'uko tumaze gusoma arahurira ku kintu kimwe cyitwa ikinyoma. Kandi ikinyoma ni icyaha abantu bagendana mu mutima. Ni icyaha abantu bagendana mu mutima. N'abizera batubanjirije nabo bagendeye mu binyoma. Ndetse ugasanga ni abantu bo gufatwaho urugero. Iyo turebye turasanga umuhungu wa Dawidi witwaga Amunoni. Uwo muhungu yarirwaje. Yirwaza kubera iki? Kuko yari yaratereye amaso ye kuri mushiki we Tamari. Abona ni umukobwa mwiza cyane, mwiza koko. Arangije abona nta kuntu azasambana n'umuvandimwe. Arirwaza, kandi mu kwirwaza asaba se Dawidi wari umwami icyo gihe yuko yakohereza Tamari akaza akamutekera utwo kurya. Umwami nawe yabikoze atazi ikintu kihishe mu mutima wa Munoni. Yumva yuko wenda kubona Tamari mu maso ye biramutera apeti, bigatuma abasha kurya kuko yari arwaye. Aha ngaha biragaragara yuko Munoni yari umwana w'umukiranutsi. Yari umwana w'umukiranutsi wabyawe n'umukiranutsi. Iki cyaha rero ntigitinya n'abakiranutsi. Birasaba imbaraga kugira ngo umuntu abashe kukirinda. Undi muntu twabonye wa gatatu wabeshye ni umuntu witwa Aburahamu. Aburahamu nawe yigeze abesha yuko umugore we ari mushiki we. Icyo gihe yatinyaga iki? Yatinyaga yuko ngo baraza kumwica, noneho baza kumwica bakatwara umugore we. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Aha ngaha birasaba yuko umuntu wese ku giti cye aba maso, kubera yuko iki cyaha cyitwa ikinyoma nge nakigereranya nk'icyago, cyangwa se nkakigereranya n'icyorezo cyaje mu bantu b'Imana kugira ngo bihindure abanzi b'Imana batazashyikira kiriya gihugu cyitwa ijuru. Urakoze cyane kutugezaho ijambo ryitwa ikinyoma, ariko hari bimwe mu bibazo nahoze nibaza kandi nifuza kuba ndibuze kukubaza mu kanya. Ariko
mpere ko mvuga ngo Imana itubabare kubeshyira kuri telefone ko turabeshya. Ushobora kukubeshya yuko nicaye mu modoka yerekeza i Butare nibereye ku Gisozi. abantu bose barabikora hafi ya bose. Nanone muri no minsi ya none twivuge ku basore cyangwa twivuge ku bakobwa, dufite ikinyoma cyo kubeshya yuko abantu tubakunda tubakurikiyeho ibintu. Uriya ntacyo afite ariko nkagumye mubeshya yuko mukunda, kandi nimo kumutakariza umwanya w'ubusa. Imana yo mu ijuru itubabarire no kuriganya, itubabarire no kudakiranuka ku gato na kanini. Umuntu akakugirira icyizere akagushyira mu bucuruzi ariko ugacuruza wibikira mu mufuka, ukamubeshya yuko n'abakiriya bigeze baza kugura ibicuruzwa umuntu acuruza. Icyo ni ikinyoma. Ariko Imana yo mu ijuru itubabarire, kuko iryo jambo ry'Imana ritumye dusobanukirwa ikinyoma ni iki. Ariko none ngiye hari bimwe mu bibazo ahangaha ngiye kuba nakubaza, ntago ari ibibazo bikomeye cyane. Ndagira ngo nkwibarize ikibazo kimwe, ikinyoma gisobanurwa gute mu rwego rw'iyobokamana, indangagaciro cyangwa umuco? Wowe ese ubyumva gute? Ikinyoma twabibonye kare, twabonye yuko ikinyoma ku ijambo ry'Imana bivuga guhindura cyangwa kuvuga ibitari byo ku byo ijambo ry'Imana Bibiliya yera ivuga. Ni iki gituma abantu babeshya nubwo bazi ko ari icyaha? Bamwe babikora bashaka guhishira ibyaha bakoze, abandi bakabikora bashaka kugaragara neza imbere ya ba shebuja, abandi bakabikora babeshya kuko hari inyungu. Urugero, wenda nk'umuntu ushaka akazi akagenda akajya kubeshya shebuja, akabeshya wenda amashuri yize, akabeshya aho akomoka. Harimo n'abantu bajya babeshya ubwoko bwabo, biterwa n'inyungu mu mitima yabo. Haba harimo ibindi bintu bararikiye. Umuntu akabeshya ko ari umukirisitu, yaba yabonye akazi ahantu bamubwira ati genda ukizana icyemezo cy'ubukirisitu, akagenda akanyura ku muntu ati mpa icyemezo. Cya cyemezo bakakimuha ariko mu by'ukuri atari umukirisitu ubarizwa muri iryo torero. Rero kubeshya nubwo ari bibi, abantu bamwe babikora bitwaje inyungu zabo ku giti cyabo. Turagira ngo tubwire ku ngaruka z'ikinyoma ndetse biganisha ku kuri twihuse. Yego. Yego. Tugiye kureba noneho ku kinyoma. Kare twari twabonye ikinyoma cyo ku ijambo ry'Imana, abantu babesha bitwaje ijambo ry'Imana. Noneho tugiye kureba ikinyoma gisanzwe. Ikinyoma gisanzwe gikorerwa mu biganiro hagati y'abantu. Ugasanga umuntu niba afite wenda ikintu apfa n'undi, cyangwa se niba atamukunze, akagenda akiherera agashaka ikintu kibi amubeshyera, akahera hano agenda abivuga, akwirakwiza ahantu mu nshuti, aho akorera akakihajyana, aho wa muntu asengera wa muntu akakihajyana, agafata seve y'umuntu akayitesha agaciro, ashaka iki? Agira ngo ubwe akuze urwango hagati ya wa muntu, mbese avuga ati reka nze mwumvishe, reka nze mwereka yuko mfite imbaraga, reka nze mwereka yuko mfite ubushobozi, nanjye kubera yuko nkwanga, akavuga ati noneho reka nze nanjye ngukinagaze. Noneho akavuga ati kugira ngo ukinagare nuko ngutesha agaciro, umuntu wese yajya kubona akajya abona uri inyamaswa, uri mubi. Aho ndabyumva, ariko waduha ingero ku bibi by'ikinyoma. Noneho ukaza utubwira kuva mu kinyoma n'ibyiza byo kuva mu kinyoma. Yego. Ikibi cya mbere cy'ikinyoma ni icyo. Ikibi cya mbere cy'ikinyoma ni ugufata umuntu uko Imana yamuremye uko ariko kose. Ni umuntu ashobora kuba nta cyubahiro afite,
ashobora kuba afite icyo cyubahiro, ashobora kuba akennye, ashobora kuba akize, ariko uko kuntu Imana yamuteretse aho kwari kumunyuza. Noneho kubera ko wowe utamwifuza, utamushaka, wowe ugashaka ukagenda ukamubeshyera ibibi byinshi, ibyo bibi byinshi bimugezeho bituma agira ikimwaro mu bantu. Nyiri ukubeshyerwa agira ikimwaro mu bantu, akabura ijambo, abantu bakamutakariza icyizere, mbese mu by'ukuri bakamugira inkundamugayo. Rimwe na rimwe inshuti zikamuvaho, izidashoboye gushishoza, izo zirigendera, abantu ugasanga bamugizeho urwikekwe no gutakaza akazi, agatakaza akazi. Ibyo ni ibintu bibi by'ikinyoma. Noneho ugasanga umuntu wubwe nyiri gukora icyo gikorwa cyo kubeshya, urumva azi neza mu mutima we yuko cya kintu ari kuvuga ari kibi, ari kibi. Niyo mpamvu bitazabura kugira ingaruka uko bisa kose, bizagira ingaruka ku muntu babeshyeye kandi bigire n'ingaruka ku wabeshye. Tugiye kureba rero ikinyoma n'ingaruka zacyo. Ikinyoma twabonye yuko ari ukuvuga ibintu bitari byo ubizi. Ushobora no kuvuga ibintu bitari byo ariko utanabizi. Urugero, bakuzaniye inkuru y'umuntu, bamara kukuzanira inkuru y'umuntu, nawe ukabura kwirinda, ukabura kuba maso, nawe ugahera ruhande, nawe ugenda uvuga mu nshuti zawe uti numvise ko kanaka yagize gutyo, numvise ko kanaka yagize gutyo, ukaba umufatanyacyaha. Icyo gihe uri kugenda ukwirakwiza ikinyoma ariko utabizi. Watubwira ingero ngaho z'ingaruka z'ikinyoma? Yego, ingero zigera muri 2. ingero z'ikinyoma. Urugero ni rwa rundi twabonye muri Bibiliya, ni rwo rwa mbere. Uyu mugabo witwa Dawidi yagize gutya, atumiza Uriya ngo aze mu rugo, kuko yari azi mu mutima we yuko yaryamanye n'umugore we kandi umugore we akaba atwite. Ashaka gutumiza Uriya ngo agaruke mu rugo ararane n'umugore kugira ngo wa mwana azitirirwe Uriya. Icyo ngicyo urwo ni urugero rwa mbere. Urugero rwa kabiri ni rwa rundi twabonye rwa Amunoni. Amunoni ntabwo yari arwaye, yari muzima, ariko noneho akaba yari yitegereje, abonye mushiki wa Tamari abona ni mwiza, uwe yigira muri gahunda zo kuzashaka gusambana na Tamari, ahera ko arirwaza. Ikinyoma kivuga niyo ndwara yirwaje. Arangije ayongeraho ikindi kinyoma, aravuga ati dawe Dawidi mwami, nyohereza Tamari kugira ngo mbashe kurira mu ntoki ze. Ariko yari abizi neza mu mutima ko icyo amutumirije ari ugusambana nawe. Izo ni ingero ebyiri zifatika. Murakoze umukozi w'Imana Nyiranzabahimana Sophia. Turagira ngo utubwire ingero zo kuva ku cyaha cy'ikinyoma twinjira mu kuri. Uduhe ingero zigera muri 3, ndetse tuboneraho n'uburyo turi buze gufata umwanzuro kuri icyo cyaha cy'ikinyoma. Turagira ngo utubwire ingero zo kuva ku cyaha cy'ikinyoma no kukireka twinjira mu kuri. Uduherezemo ingero zigera muri 3 cyangwa 4, ndetse dufate n'umwanzuro ku cyaha cy'ikinyoma no kukireka twinjira mu mwaka mushya wa 2026, tureka icyaha cyo kubeshya, aricyo cyaha bita ikinyoma. Inzira yo kureka ikinyoma nayo ikorerwa mu mutima, nk'uko cyaha cy'ikinyoma nacyo ariho kibera. Ariho kibera. Icya mbere
ni ukwemera ukuri. Ni ukwemera ukuri ukabanza ukimenya, ukamenya ko burya iyo uvuze ikintu gitandukanye n'ukuri bwite guhari uba uhemutse. Ni ukubanza kubisobanura ukamenya ko mu mutima wawe uri umunyabinyoma. Igihe cyose umuntu ataramenya ko ari umunyabyaha nta nubwo ashobora no kubivamo. Icya kabiri ni ukwitoza mu mutima, ugatoza n'ururimi. Hari ibintu bibiri bibeshya. Icya mbere ni umutima, icya kabiri ni ururimi. Kugira ngo rero ushobore kwigobotora iyo ngoyi, wikure muri uwo mutego shitani yaguteyemo, ni uko ubanza ubasha kumenyereza umutima wawe, ukuri kukaba mu mutima, hanyuma n'ibyo uvuga ukabivuga muri uko kuri kuvuye mu mutima. Urakoze mukozi w'Imana Nyiranzabahimana Sophie. Watubwira umwanzuro ku cyaha cy'ikinyoma tugasoza kuri iryo jambo ry'Imana? Yego, umwanzuro ni ukureka nyine ikinyoma. Kandi kureka ikinyoma ni ukureka umutwaro uremereye. Ikindi, kureka ikinyoma ni ukumenya yuko za nyungu wavanaga mu kinyoma ntazo uzongera kubona, ugatangira ukamenyera duke twawe wakoreye. Biranashoboka ko wanatubura, kubera ko buriya shitani igenda ishyigikira abantu be, ikakumvisha yuko ikumvisha umuntu yuko natagendera mu kinyoma azabaho nabi. Turagushimira cyane mukozi w'Imana Nyiranzabahimana Sophie kubw'ikiganiro cyiza utugejejeho. Dusobanukiwe ijambo ry'Imana cyangwa se ijambo icyo bita ikinyoma icyo ari cyo. Tugushimire cyane ku ijambo ry'Imana utugejejeho, ndetse tunashimire n'abakomeje kugukurikirana kuri Kubaha Uwiteka TV. Bakomeze gukanda kuri subscribe, bamanuke bakande kuri like, bakande kuri share, bakande kuri comment kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze waguke. Imana ibahe umugisha.